ije kuma bose Imana mudera kugenda kunjye kuvuga none ibyo yakoreye nibyo azabona nubundi cyengora umuntu tutahe yatagenzura gahunda bino byihorera nta kibazo ndimi fege nawe watangika muvuga ibigwi dore ko mwana inshuti mwagenderanaga mwanirwanaga ushaka mvuga ibigwi mvuga ibibi turavuga ibigwi bye n'amateka muranze. Okay, amateka yamuranze ku bwanjye nukugura indaya n'ibyuma bikarangiriraho. Ariko nawe byo sigara ngombwa kubivugira. Yabivuze kandi ntacyo nabeshya. Ibaze ko n'ibyuma yanywaga ari nyakwigendera bimugurira. Icyo nicyo kigaragaza ko nta mutima mubi yaramfitiye bitari no gutuma yiyaho. Aha komeza imihango twitahira. Ibindi byose nongera kubisubiramo nabibabwiye. Ngaro twatangira udusengera. Avane bya ushana nawe musengera. Isi si wowe urimo hano wize seminari. Bose ko nize seminari nize gusengera bishwe no kubura inzoka. Yamaye ariko nawe ngaro situation turimo nagari yo guharira kuri ibyo bagusabye. Utyo mureba yari inshuti yacu yari umusinzi ngo kubera kubura ibyuma ari tetsa arapfa mu ijuru niba nta byo kunywa bihari cyangwa ikuzimu bari naho yakore doko ngatakundaga ibintu byo gufasha umufashe rwose azaba muri byo singiramo azasinde azatunganirwe n'abakobwa barindwi b'amaso meza watugeneye mu ijuru bazamugera kuko yakundaga indaya kubi. Mvaka yego akuze ko n'umugabo ngo warihebye nkabihakana kumbe ugezeho wigurira isanduku ariko wewe waretse kumfatanya n'agahinda niberemo ko ako si gusa ndabona kirashaje niyo kazi yo ako se man wajubaza impamvu kareka kuvuga ubusa haba ikintu tuma wigurira isanduku kikora n'umusara ntapfushije cyangwa wapfuye ahubwo garu winsaza nta kibazo ahubwo ngize amahirwe ndanakubonye ngwino nteruze nyurugiye kwimaza iki mwana Thomas yapfuye wiki nyina isapfa hari icyo utumva se ikize kandi yirirwa ubaza ntabwo ubizi ko yarwaraga umutima nyina ariyicariye gusa tu uhita uzima nawe inkuru yatwaje rusange urayizi w'imbaza ubusa nyina yuko yapfuye hoya yuko baciye ibyuma wiki urabizi yenywere mitsingi amara 31 akaba ari bw'agakoni kazamo none utwuma twe yanywaga 17 agataha yasinze ubwo urumva no azasindishwa n'iki ko zasindira he nakurumva nyine nyuma yaho yari buzasindishwa n'iki nugahita yimarika mu kiziriko yitwaza umutima mwana ntago ari ukubeshya kibyumva umutima wawe usuhagarara kubera icyuma cyo kimwe kukibona ntacyo bitwara ikibazo bafunze inganda yewe nta kundi hanyuma subwo kumushyingurara mubizi ko ari imfubyi se nusura mushyingura mwiragato nyine rusoro wo kwishyura haragowe ndamushyingura mu cya kibanza cye yaguze utambwira nosegeraga n'ikibanza yaragafite yaguze 300. yewe ndumva n'undi arebye kuri ebyiri wajyana umuzana nyine tukufasha kumushyingura ahubwo se ubwo sukuza ukajya kumunteruza hana tukigira umunebwe uramura kumuterura byakunanira mugana uvugishije ukuri byendaga kumuhitana arasigaye ibiro nka 14 ndamwizanira ahubwo mutajya kure muraza kumfasha nyaboneka sawa nyine kampamagana inshuti n'abavandimwe sawa urabukoze umva mwana ngize amahirwe ndakubonye pe ahubwo ngwino nteruze yamaye nk'amana y'u Rwanda gusa ntibigisaba imibare usigaye uzunguza amasanduku mu muhanda iki wabonye amakoboyi wacuruzaga yarabuze isoko none uhisemo kuzunguza isanduku hako mwana wagiye ureka gukina umuntu ku mubyimba we ntabwo uri mu bafite umubyimba ahubwo habaye iki ngo ngufashe ni Thomas wapfuye nyine wapfuye cyangwa uri guteganya kazapfa we mwana ubu byarangiye arimo nahanga kandi usigaye ugenda witwaje umurambo nose nayitwaza mwese ntimwanze kuza kumfasha mwifashe nk'uko wifashije kumwica kunya kwicwa n'uburoro wigeze ubona nicumu ese ubwo tuvuge ko yishwe n'iki nimugoroba twasangiraga kana ari muzima none se urupfu rurateguza none niwe rwateguje kuri bumwikorere nuko byangwiriye urabona mbyishimiye se muri se ko mbona usa nk'uri gukeka ko bitantunguye kanje imbabarira umbwire nawe mu buzima bwawe busanzwe wari wibona saa 3 z'amanywa utarasinda ngo iki kandi nabwo uri kugwirana utabasha gutera intambwe 15 uri muzima none se niba uyu munsi ntagiye kunywa inzoga nuko wari ufite gahunda yo guhitana umuntu mbabarira umbwire kandi ubwiteretse ngo harimo umuntu wivuganye nyine ubu ngubu bameze nk'uhagaze ninjoro reka mubwire twasangiye agacupa ari muzima murimo gushwana ubwo icyo yazize namaje kucyumva we mwana ya nkuru ncamugongo mugoho mu gitondo ahita huhu iye nkuru ncamugongo ibyafunzwe nawe uzi ndabizi wabaye kundusha iki cyafunzwe uravuga inganda z'akavango iyo nkuru yikubise mu matwi igera ku mutima nawe wikubita ahita yumva nawe ari wowe wakuma shuti yanjye uwo basangiye ni wowe nge twasindanye ikorere nkwerekeze nawe bazakwirengagize sha ntari bitugenda muze mabwire
nawe ngwino nye. Mukomere. Mbaboneye igihe ko nendaga no kwamaga ko telefone yanjye yari yazimye. Haraga serivisi nari mbakeneye. Bwoko ki? Inshuti yawe Thomas irapfuye. Ubwazize ibyuma nabonaga yarashizemo. Ahubwo azize kubera ko babifunze sha. Nyuma yo kuva ku isoko nawe isava ku biryo. Gatangazo ka polisi rwose agasonye gahita kagara. Kandi ubwo mwababaye. So akimara urumva bisekeje. Shangaruka ari wowe umuntu wa mbere nzi ucunaguza. Ango no bahera batagira ubwenge kandi ngiye ncunaguza. Ariko ngiye mu inzoga mbabwira. Shara umukiro utaso anywa nkeye. Imyaka yose wakoze muri farumasi yiyo amafaranga yose wakoreye. Urabizi neza se ko bamembaga. Ese wakoreraga ibiryo. Oya narizigamaga. Ubuse mukuru wawe uramurusha. Wakimbarije se. Ariko yanjye yose ndayabitse. Shaje gashaba buri wese agira hahamba. Niba hamba mu nzoga, we wasanga uhamba mu ndaya. Warwazimbonamo. Kodira mushicu akagisuro mbyanye Gisenyi. Akari umwana wo mu rugo ni indaya. Hanyuma Gisenyi yari yishyuriye. Oya. Wakabimenye Gisenyi. Uruka Gisenyi. Ni weekend ishize. Ndabizi nawe watashe amafaranga ashize. Ariko sumbera mu mufuka. Akwamagara gasumu sahibo 30 yo gutegesha ndamwumva. Oya nayo kumurangurira. Sigacuruza akobwa. Wabonye mbazana mu ikarito se. None Kodira kari wajyanye akabari nawe ugarura. Umva ngaru winyivangira mu buzima. Nanjye sinabwivangamo ngo bikunde gusa nizere ko mwabyemenye mumufasha gushyingura. Ndumva nta kibazo ariko. Nanjye nta kibazo. Gusa birasekeje. Icyo gisekeje. Nabibaze kumva umuntu nkuriya ngo yaciye. Askuriya nawe uzacaho. Tujye kumureba mu rugo nyine. Oya genda kanjaraje. Aho simbura kanjara mu nzu singuri. Kira kintu buriya yikoreye kanje kirimo umuntu. Kirondo urabona atari isanduku nyine yikoreye. Harimo nyine. Ko mbona gitwaye nka kintu kirimo. Nta kintu kirimo. Gusa yazige nyibyo binganye. Urugo kumubona. Uzwi ati biro 12. Kandi uruhinja rufite bine. Bavuze ko umupfu aremera mujye mugabanya amagambo. Hariya nta muntu uri. Umupfu aremera afite biro 12 n'ugasigarana biga bundi byakongera birenze bitatu. Ura mwana undi arimo impinja nk'eshatu gusa. Abo utinde barusanga twageze. Mpfuye nabi we. Wajye usire wa mukaritasi uyu mupfutso wawe. Gusenye n'uwanjye wa mugingo naramubyaye mwene ya inshuti yanjye. Ariko we mwana yaranaga mwana sangiraga. Niyo mpamvu nyine nanjye nashoye amafaranga yanjye yose nkagura isanduku. Kanje wari umuri mangaye. Ejo nyine turi gutera brave ngo muri 200,000. Wabuzwa n'iki kumwihakana subundi ntiyapfuye. Nose bibaye yari byo isanduku igura make. Nibwo bwa mbere nabona isanduku yawe ukaze. None ukunireshya uyu yari ishyinguye mu ndu. Mwana gabanya ubwo cyangwa ngo nuko tutamushyingura nk'imwe. Ngaru muraho namwe mwahageze. Oya nta kibazo mwe mukomeze muburane n'umusoza nta kibazo turabafasha. Gumunyagwa yisafasha we nago byagushekeje buriya. Oya nagagaye kuntu yari arigize igikenyera muraga ndahazajya. Yakundaga indaya tese. Siko boro wababaye. Nose ntitwapfushije umuvandimwe. Rato we byibura ndumva ufite n'umutima. Mani mwakoze imihango vuba vuba tukigendera. Yego rata tugire vuba. Ntaguruke twegerane. Bakegera imbere. Ashimire mwebwe mwabashije kwitabira nkuko nababwira nciye muri make ntatinze mu magambo. Uyu muntu mwese mwari muzi yari umwana mwiza yafashaga ndetse nta wamugeraga afite ikibazo ngo ntikikemuka ako kanya. Uretse gato ni Thomas uri kuvuga. Kandi uvugisha ukuri ibyo bintu uvuze kuvuye ku mutima. Ese mwabicucu mwiye umuntu yapfuye ari umuntu wemerewe kumuvuga nabi. Uri gukora iki? Ndi kuvuga ibigwi yasize. None se uvugishije ukuri yafashaga nkuko ubivuze. Ko musaze ntavuga ko yanasengaga se ari n'umumarayika w'Imana. Biragucitse vuga ko yasengeraga ahubwo ari n'umusinzi wawe. Ko yamwana ibyo mubiretse mbanze soza imihango yanjye. Imihango yawe se niwe wapfuye? Erega ntiyapfuye yaruhutse. Ahubwo niwe wamuruhutse kuko amafaranga muri mutazayamwishyura. Muri mangahe? Sinumvaga nijoro yirahiranga muri 200,000. Ngwiki ahubwo shaka ko bisa kose apfanya agahinda. Baze ko nanjye ntangiye gukeka kariko kamwisha. Ko yasibyo mu mutima wamwisha. Utewe n'amafaranga y'umurimo nyine. Ariko wowe abantu urimo amadeni ni bake. Oya. None se hari uricwa nayo? Jese hari n'umujyi umbona. We noneho wamwambuye si ukubona gusa banarararaga. Akabona nta natana afite atubuka telesamiri zanjye zikubiswe n'inkuba. Agahitamo gupfa se. Kanje utabeshye bari kuzamuha ryari. Nko mu byumweru 500,000. Iki ngo icyo gifuka cyawe nta n'igikoroto kibamo. Nawe ututi bikoroto ibaze ko n'ibyuma yanywaga ari nyakwigendera bimugurira. icyo nicyo kigaragaza ko nta mutima mubi yaramfitiye bijyanye no gutuma yiyahura. Aha komeza imihango twitahire. Ibindi byose nongera kubisubiramo nabibabwiye. Ngaru twatangira udusengera. Avana ibyo ushana nawe musengera. Ese si wowe urimo hano wize seminari? Wese ko nize seminari nize gusengera bishwe no kubura inzoga. Yamaye ariko nawe ngaru situation turimo nagari yo guharira kora ibyo bagusabye. Ese wabikora nta muntu ufite. Ngembara nka mwene Petero wihakanye Yesu wimbara mu basenga. Nawe ntukagorane mwana. Aha mureka amagambo nya nta kibazo tubikora.
Mana mu ijuru turagusabaje. Mana waretse ubunebwe ukavuga ibintu byitaye. Iki gipombafu ko naherukaga kiga ubupadiri ari umukatolika usenga adakoze ikimenyetso cy'umusaraba. Ku buri wese na style. Kwegeranye n'Imana Mana uri seri umuntu yapfuye ntago turi mu rwego turasabaje. Ngo ntacyo dupangire mwana. Ku izina y'Imana data na mwana asema we wagikoze uratera tugufashe nta n'ikintu uri gukora. aho ikimenyetso cy'umusaraba ntagikoze bitwaye. Ubundi wigize ibiki wagiye wumva ibyo bakubwiye? Ntabwo nakina n'Imana. Mujya kumuragiza Imana atarayiragije akiriho kugira ngo byandute. Uzi gute katayiragiza Yarasengaga. Akiyo n'imikoshi yose muri gukurikizanya kwigendera. Mwamuritse karuhuka mu mahoro. Okay, kwagiye. Mana yo mu ijuru. Tayari Imana yo mu ijuru wagikoze. Mana yo mu ijuru tukwetse uyu murambura aha ngaha. Gutyo umureba yari inshuti yacu, yari n'umusinzi ngubu kubera kubura ibyuma aritetsa arapfa mu ijuru niba nta byo kunywa bihari cyangwa ikuzimu bari naho yakore doko ngo atakundaga ibintu byo gufasha umufashe rwose azahabonera ibyo asingiramo azasinde azatunganirwe n'abakobwa barindwi b'amaso meza watugeneye mu ijuru bazamugera kuko yakundaga indaya kubi nako niba yakoze ibyaha byinshi ijuru ntabwo ari burigeremo amavuta. Amina. Nose ubura musenge cyangwa uramuteranyije ku Mana. Nose Imana mudera kugenda ku bintu byo kuvuga none ibyo yakoreye nibyo azabona n'ubundi shenge uri muntu tutahe Natagenzura gahunda bino byihorera. Nta kibazo. Ndimi fege nawe watangika muvuga ibigwi dore ko mwana inshuti mwagendanaga mwanirwanaga. Ushaka mvuga ibigwi mvuga ibibi. Turavuga ibigwi bye n'amateka muranze. Okay, amateka yamuranze ku bwanjye nukugura indaya n'ibyuma bikarangiriraho. Ariko nawe ibyo si byari ngombwa kubivugira. Nabivuze kandi ntacyo nabeshye. Icucu, inshuti zidafite umumaro gusa. Gatugire ko dukomeze. Erega ni wowe uyoboye. Tumva amagambo mwanze kuyavuga nta kindi twakurikizaho usibye gushyingura. Uya magambo yo kumuvuga siyo yabuze ahubwo ibyiza byo kumuvuga nibyo byabuze. Kuko umuntu yishwe nuko ibyuma byavuye ku isoko nacyo ni ikibazo. Urumva ari igisubizo? Gwiki? None se urumva igihe ibiryo bizaba byavuye ku isoko bizagenda gute? Nase bizava ku isoko kubera iyihe mpamvu? Ibifu bizaba byafunze. Hanyuma si icyaka cyafunzwe ko inzoga bazikuyeho. Ntago bafunze inzoga bafunze ibyuma. Mwana gira vuba dushyingura. Gushyingura rega bigizwe n'ingingo nyinshi turahera mu gucukura. Gwiki? Uwo magambo yose kwavuze wari utananacukura. Ese ubu nacukura njye nyene nkagura isanduku nkanayikorera ibyo bintu byavamo. Kubera icyo watumye tuvuga amangambura uzi ko ari ikintu kitarakorwa. Twita umwanya rero dushwana reka tugikore. Zana amasuka n'ibitiyo nyine dutangire. Nese kutagira ubwenge Kigali isuka n'igito nandi kuyikoresha iki? Utambwiye ko nayo ufite. Ahubwo nawe nakoze imisaraba yo mu musigati kubera ubukene nkaba mfite isuka n'igiti. None urumva turi bucukuze iki? Ngarufata igiti nanjye mfata ikindi ducukura. Kwacywewe igiti cyacukura byikurebye. Uracukura imwe nanjye ncukura indi. Mukoresheje igiti. Akuzika imirima yo muri ikaritsiye kujya bayiteremo amashyamba bahingagamo ibijumba iminyago akabimara bicukura n'intoki. None tukaba tugiye gukoresha ibiti. Anjye ubunumi ubu turakaraba abahu. Wavuye iwanyu utoze se. Koga sari umuntu gusabye amazi. Kandi ibintu bigiye kuba noneho ndumva ari amahano. Yaye mana uravuga ko ako nituvanga tukahita tujya kurya no kunywa. Ibyo. None sanga aho kubizi mwaje mu birori. Urafata mu bihumbi by'amagana Wivuga umubare kuko ntiyamaye turi kumwe reka. Mani mwiharira ku busa njyewe ndabakarabya ku bwanyu. Ntumva arata ko ufite ubwitange fata n'igiti rero. Kuri ko Imana ntacyo mfashe njye nanga yanjye ngerekeho n'imbaraga. Ngo iki? Ese ko ubundi byose wabyikoreye ubundi wabikoze byose ukabisoza. Ako mwarasaze muvuze ko mutamufite inshingano umuntu w'inshuti yanyu mwaravukanye murakorana muri karitsiye yakoraga ibintu byose abagendeho bamwe muri mwe mana mufataga nk'iteke abagura ku kabari yatajyaga abashaka Rwanda byinshi ukabarana duke wari wifitiye. Yewe gatoma kurya twaranaga ni nako gahunda agiye kuzisoza. Wa peke.